Yesu nashimwe bene data, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Nitwa Nishimwe Theogene, ndi umwana w'Imana, ndi umukristo, ndi umugenzi ugana mu gihugu cyo mu ijuru. Imana yacu nitugirire neza. Hanyuma tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko cyane cyane turi bwibande ku ijambo rivuga kuba maso. Imana yacu tugire neza. Ariko mbere na mbere mbanje kubashimira mwebwe mwakoze subscribe, mwebwe muduha comment, mutugira inama, muduha courage. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Gahunda nuko dukomeza kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Imana yacu tugirire neza, kandi kuba washaringa nawe numugisha kuri wowe, numugisha kuri twese. Dukwiye kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo mu gihe nk'iki, mu gihe kigoranye. Imana yacu turengere, Imana yacu tugirire neza. Reka mbere na mbere tubanze dusenge, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana umwanya mutoya. Imana yacu turengere. Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye kugira neza, tugushimiye urukundo rwawe rutorondoreka, tugushimiye ko watugiriye neza, tugushimiye ko uturinda uko bwije n'uko bukeye. Nubwo intambara ziba ari nyinshi, ibibazo biba ari byinshi, ariko tugushimiye kuba mu ruhande rwacu ukaturengera. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko uduhaye umwanya nk'uyu tukaba tugiye kuganira ijambo ryawe. Reka udufashe, ubane natwe muri uyu mwanya, kandi ufashe na buri muntu uwo ari we wese uzumva rino jambo rizamukomeze, kandi Uwiteka Nyiringabo Umwuka Wera azamusange ari wo kumusobanurira. Imana yacu tugirire neza. Turagushimiye kuko ubyumvishe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro iteka ryose. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 25. Turahera ku murongo wa mbere, hanyuma turaza kugera ku murongo wa 13. Imana yacu itugirire neza. Aravuga ngo, titiri aravuga ngo umugani w'abakobwa 10. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 ari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati, oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma ba bakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati, nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Imana yacu tugirire neza. Ijambo numva nshaka ko tuganiraho ni ijambo ryo kuba maso. Imana yacu tugirire neza. Hari ibintu bituma abantu bataba maso, hari ibintu abantu barangariramo, hari ibintu abakristo barangariramo, nyamara ibyo bintu barangariramo ugasanga biba bituma amavuta yabo ashira kuri cya kigero bashobora kuzisanga nta mavuta bagisigaranye, ari amagambo gusa yonyine. Ariko Imana yacu turengere. Umukristo ukwiye kuba maso. Imana yacu turengere. Aba bakobwa 10 bose ikintu bari bahuriyeho nuko bari bategereje umukwe, kandi gahunda yari iriho nuko umukwe niba
umukwe aje bari babiziranyeho ko naza ari ugucana amatabaza. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma ariko ikindi kintu bari batandukaniyeho ni uko batanu bari bafite amavuta, bafite n'amatabaza. Imana yacu iturengere. Hanyuma ngo umukwe yaratinze, amaze gutinda bose barasinzira. Icyo nacyo bagihuriyeho bose, nuko umukwe yatinze bose bagasinzira. Ni ukuvuga ngo umukwe niba atinze bararambiwe, mbega bacitse intege, barangije ibyo gutegereza barabireka, bose barasinzira barahunikira. nuko umukwe rero reka bazumve urusaku, bumve urusaku yuko umukwe aje, ngo buri wese ahita afata itabaza. Bahise bakanguka buri wese afata itabaza. Ikibazo si ugusinzira, ikibazo ni amavuta. Imana yacu iturengere, Imana yacu itugirire neza. Imana idufashe tubashe gusobanukirwa rino jambo. Hanyuma ngo ba bandi batanu bacanye amatabaza yabo, ngo akajya azimye. Urumva nta mavuta bari bitwaje, amavuta yari yarabashiranye, amavuta yari yarashize. Imana yacu iturengere, amavuta yarashize. Babwira ba bandi b'abanyabwenge bati mwaduhayeho ku mavuta, kaye amatabaza yacu twebwe arimo arazima. Ngo barangije ba bandi b'abanyabwenge barababwira bati rero ntabwo aya mavuta yadukwira, mwihangane mugende mujye kwigurira yanyu, mugende gushaka yanyu. Ndagira ngo tuganire, byibuze tuganire ku bintu bibiri bishobora gutuma umuntu amavuta amushirana, aho kugira ngo amavuta yiyongere ahubwo amavuta akamushirana. Turaganira ku bintu bibiri. Icya mbere tujye kuganiraho ni siporo, icya kabiri ni filime. Imana yacu itugirire neza, Imana yacu iturengere. Abantu ntibanyumve nabi, nagira ngo niba uri umukristo ukunda siporo cyane, tuganire kuri iki kintu. Ukwiye kuba maso, ukaba maso aho ariho hose. Ubundi muri rusange siporo ni nziza. Umuntu iyo akora siporo umubiri we umera neza, umubiri we ugubwa neza. Biologically siporo ni nziza, ariko Satani ayikoreramo cyane cyane by'imipira y'amaguru, volleyball, mbega ino mikino yose tuzi, basket. Iyo mikino yose aho abantu benshi bahurira, Satani ajya binjirana, akaza akaba ari muri bo. Imana yacu itugirire neza. Ndagira ngo niba uri umukristo, iki kintu uzagifatira umwanya ugitekerezeho, wibaze ngo ese ni kubera iki abafana bisiga amarangi? Ese ni ukubera iki abafana ubona baba bambaye amahembe? Ariya mahembe abasobanuye iki? Ese ubwo ni siporo gusa, nta kindi kintu kiba kibyihishe inyuma? Ese mukristo ujya ubitekerezaho, ujya ibyo bintu ubiha agaciro, ujya ubasha kubiha umwanya ngo utekereze ngo ese niba nicaranye n'umuntu wisize amarangi, umeze nk'igikoko, umuntu uteye ubwoba, umuntu wambaye amahembe, umuntu mbega ubona wahinduye isura, wagiye mu yindi sura yindi, ese iyi sura iteye ubwoba, iyi sura ni gutyo gusa, nta kindi kintu kibyihishe inyuma? Imana yacu itugirire neza, Imana yacu iturengere. Nagira ngo mukristo, sinkubwiye ngo kwicaramo hariya, kwicarana nabo ni icyaha. Ndagira ngo banze ubitekerezeho. Imana yacu itugirire neza kugira ngo tubashe kuba maso, kuko ntabwo tuzi umunsi cyangwa igihe Kristo azazira. Ashobora kuzagusanga wisize amarangi, nawe wambaye amahembe, ngo urimo urafana ikipe yawe, ngo kugira ngo mbega utere morale abakinnyi babashe gutsinda. Imana yacu itugirire neza, Imana yacu iturengere. Mukristo ukwiye kuba maso,
ntabwo tuzi umunsi cyangwa igihe. Ibituvaniramo amavuta ntabwo tubizi, ariko uzisuzume uzambwire wiriwe muri ibyo, umutima wawe ariho uri, wiriwe mu mikino, uvuye gufana, uzambwire ese ubundi muze kunyandikira muri komenti, nta kintu kigabanyuka muri wowe, ubusabane wagiranaga n'Imana, nta kintu kigabanyukaho. Ese Mwuka Wera uko yajyaga gusanga, ashobora kuba yagusangaga mu nzozi, ushobora kuba wumvaga ijwi, ese uracyakomeza kugira imbaraga nk'izo wari ufite utarajyayo? Imana yacu iturengere. Satani ni umugome, ntabwo abuza abantu gusenga, ariko arakubwira ngo usenge ariko unarangare. Ndabyibuka rimwe twari turi muri korali dufite amasengesho y'iminsi 2, hari mace, ariko kwa kundi y'abantu basenze bagira agapoze gatoya, ukabona umuririmbyi ako kanya bakivuga ngo amen, reka tube turutse turaza gusukura mu kanya, agahita afata telefone, agahita akanda, agahita ajya kujya kumva umupira aho kugira ngo, kuko yafashe umwanya wo kwigomwa kugira ngo yegerane n'Imana, aho kugira ngo nibura n'ako kanya ko kuruhuka abe yagira ibindi bintu aganira na bagenzi be bijyanye n'ubwami bwo mu ijuru, baganire, batangire buzi ibyo baganiriye, ibyo Imana yabaganirije, ahubwo agahita ajya umutima we awerekeza ku kibuga cy'umupira, akajya kureba nyine, akajya kureba aho bigeze, cyangwa se akaba afite telefoni, akaba ari gusenga ariko na match kabiri miraba nabyo akaba arimo agenda bikurikirana. Iyo ni gahunda ya Satani yo kurangaza abagenzi. Ubitekerezeho, urebe niba ibyo bintu bitagutwarira umwanya wakabaye uha Imana, ukaba warawuhaye iby'isi. Wakabaye ufata umwanya munini utekereza ku ijuru. Ukwiye kuba uri mu isi, haleluya, ukwiye kuba uri mu isi ariko unatekereza ijuru. Imana yacu tugirire neza. Icyo kintu ntabwo gikwiriye umugenzi ugana mu gihugu cyo mu ijuru. Ibyo ni ibirangaza, niho Kristo azaza asanga amavuta yagushizemo. Ibyo bintu bigenda bikamuramo amavuta, umuntu bigenda bimukuramo amavuta. Niba yajyaga asengera abarwayi, icyo gihe ugasanga amavuta yo gusengera abarwayi yamukamutsemo. Niba yajyaga agira umwete wo gusenga, asengera bene se, asengera mbega ubwoko bw'Imana, asengera abantu muri rusange, ugasanga izo mbaraga zagiye zimushiramo gake atazi uko bigenda, kubera umwanya we yawumariye mu bintu. Satani akora mu buryo bw'amayoberane, ariyoberanya, arakureka ugasenga ariko ugakomeza ugakora n'ibyaha. Ariko ndababwiye ngo bene data, reka twihane kandi tube maso, kuko ntabwo tuzi umunsi cyangwa igihe. Reka nongere mvuge ku kindi kintu cyo gukunda filime cyane. Satani akorera mu mafilime, uzabyitegereza ubicunge, naho niho hantu Satani akuriramo amavuta abantu, amavuta wari ufite akagenda agushiramo. Imana yacu tugirire neza, Imana yacu turengere. Abantu tuziranye, nshobora kuvuga kuri iki cya filime bakavuga bati nta muntu wandushaga gukunda filime yabaga yasohotse kuri YouTube bayishyizeho yose, nabaga rwose ako kanya yajyagaho hita nyireba ikarangira. Nta filime nshyashya yabaga kuri YouTube ntazi. Mashine yanjye yabagaho filime nyinshi ziriho amaseri, ibihinde, Nyakoreya, mbega hariho Inyamerika. Ariko nafashe umwanya wo kwitekerezaho, nsanga filime zirimo zinyangiza mu buryo bw'umwuka, zigenda zinsubiza inyuma mu buryo bw'umwuka. Hari igihe kimwe nararaga, natangiraga kureba filime 2:00 za nijoro, nkaza gusoza 9:00 z'ijoro nkiri muri filime.
ubwo buzima hari abantu benshi babubaho, abafite seri ikarangira ashyiramo iyindi, irangira ashyiramo iyindi, akaba ari bwo buzima kandi ari n'umukristo. Ibyo ni ibirangaza bagenzi bene data. Ndagira ngo wibuke utekereze neza, nta filime y'Inyamerika ishobora kurangira hatajemo ubusambanyi. Nta filime yajya kurangira hatarimo hajemo iby'ubutinganyi. Hari n'iya filime nyarwanda nabonye nazo zatangiye kuzamo ibijyanye no kwamamaza ubutinganyi, ugasanga umuntu arakina ari umutinganyi, ugasanga ni umuhungu arigira umukobwa, ugasanga ni umukobwa arigira umuhungu. Izo ni gahunda zo kwamamaza gahunda ya Satani. Rero nubifata ukabiha umwanya nk'umukristo, bitekerezeho neza, niba bitakumarira amavuta uzabiha umwanya urebe. Ibyo ni ibirangaza bagenzi mwene data, ukwiye kubivamo ukabireka. Umwanya wabihaga ukabiha ijambo ry'Imana, ukabiha umwanya, mbega ukajya utinda urimo usoma ijambo ry'Imana, ukajya ufata umwanya, wa mwanya wahaga za filime ukawuha iki, umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Ushobora kureba kuri YouTube ukareba abayigisha ijambo ry'Imana, ukarebaho ukumva, tukabwiza, mbega tugakomezanya muri uru rugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru. Imana yacu itugirire neza. Ni byinshi warebaho kandi byagukomeza muri uru rugendo, ariko ntidukomeze gusinzira. Abantu basinziriye mu bintu batazi, Satani yaragiye arababoheramo mu kagozi. Niyo mpamvu amasengesho yabo basenga ugasanga ntarenga aho ngaho, imbaraga zabashizemo, ariko agenda mu nzira rwose. Ijambo ry'Imana ararizi, yasomye igitabo rwose, ibintu mbega nta kintu atazi, ibintu byose arabisobanukiwe, ariko nta mavuta afite. Ni ukugenda gutyo. Uzi guhura n'umuntu amavuta yashizemo ariko wasomye ijambo ry'Imana, ni mubi cyane. Arakubwira ngo njyewe nta mutima uncira urubanza. Uzi umuntu uhagarara avuga ngo nta mutima uncira urubanza, iyo umuhuguye arakubwira ngo nta mutima uncira urubanza, uwo muntu uzamenye ko atakiri umwana w'Imana. Umwana w'Imana ahora buri gihe agira umutima umucira urubanza. Yagize umuhugura akamubwira ati bimeze gutya, agira gute? Wa mutima nama we agira kubitekereza, akavuga ati wa mugani w'ibintu wambwiye ntabwo bikwiriye umwana w'Imana. Ariko ikintu kikwereka ko amavuta yagushizemo ni uko utagihugurika. Ntabwo ugihugurika, wumva ko ari wowe ukaze, wumva ko ari wowe ufite imbaraga, wumva ko ari wowe uzi ibintu byose iby'Imana, wumva ko ari wowe ubizi. Nyamara umuntu amavuta yashizemo yaravugaga Imana aragatsindwa. Imana imukurinde, Imana yacu iturengere. Ndagira ngo mbabwire, icyo gihe njyewe nitekerezaho nakundaga filime. Wenda wowe ukunda umupira w'amaguru, wenda wowe ukunda, nawe wenda ukunda filime, mbega ndagira ngo uzafate umwanya witekerezeho, urebe niba nta kintu birimo bikugabanyirizaho, mbega ubusabane wagiranaga n'Imana niba nta kintu kiri kugabanyukaho. Ese intera uriho ubona ugenda uyivaho, ubona ugenda uzamuka uva ku cyiciro kimwe ujya ku kindi, ubona Mwuka Wera akomeza gukora imirimo n'ibitangaza muri wowe, ubona Imana igenda ikorana nawe uko bwije n'uko bukeye, ubona Imana iba iri kumwe nawe, nta kintu ubona kigabanyuka. Mwene data isuzume, nanjye nisuzume. Ngewe nafashe umwanzuro, mfata imashini yanjye nsiba ikintu cyitwa filime icyo ari cyo cyose kiri ku mashini yanjye, byose ndasiba. Najya nkubwire ngo imashini yanjye ifite giga 364, ariko filime zari ziriho zari zigeze kuri giga 215. Ngaho ibaze umwanya wa ibaze izo filime zari ziri kuri iyo mashini uko zanganaga.
ariko nasanze birimo bimpurira, mbega nasanze birimo ntago bikwiriye umugenzi ugana mu gihugu cyo mu ijuru. Ibyo bintu nibyo kurangaza bikorera Satani, abikoreramo abyuriraho kugira ngo agende arangaza abagenzi bagana mu gihugu cyo mu ijuru. Rero mwene data, tube maso kuko tutazi umunsi cyangwa igihe. Itabaza rwose urarifite, ariko ucunge neza Satani atazagukamuramo amavuta yawe yose akagushiraho, ugasigara nta mavuta ufite. Umukwe yaza nawe akaba ari ujya gushaka amavuta igihe cyagushiranye. Imana yacu turengere. Reka dusenge Imana, nagira ngo tuganire kuri iki kintu, twirinde, tube maso. Mwene data, ijambo kuba maso ntago rigarukira ku kintu kimwe gusa. Kuba maso ni ikintu kirekire. Tube maso kuko tutazi umunsi cyangwa igihe Kristo azazira. Ibiturangaza byose tubishyire ku ruhande, tubeho tuzi ngo ujye mu kazi uvuga uti hari igihe ntataha, hari igihe Kristo yansanga mu kazi. Rero bibaze, Kristo naza agasanga wisize amarange, Kristo naza agasanga urimo urareba amafilime ugasanga niho warangariye, Kristo akwiye kuza agasanga turi mu mwanya mwiza, agasanga mbega turimo twumva ijambo ry'Imana, mbega aho urimo urasenga, uri no mu muhanda urimo urasenga. Mbega mureke tube maso, tube maso uko bwije n'uko bukeye. Imana yacu tugirire neza, twirinde ibirangaza. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye ko tugiriye neza, tugushimiye ko duhaye umwanya nk'uyu. Ndakwinginze kugira ngo ukomeze kutwambika imbaraga, ukomeze kutugirira neza. Ibirangaza ni byinshi Satani agenda akora mu buryo bw'amayoberane. Abakristo ntibabizi, babona ari ibintu bisanzwe, ariko Uwiteka Nyiringabo ndakwinginze kugira ngo tugirire neza, utwambike imbaraga, utwambike kunesha, uduhe kuba maso. Ibirangaza Uwiteka Nyiringabo, ibyo ngibyo tugenda tubona, tugenda duhura nabyo, reka ubashe kubiduhishurira. Mwuka Wera agenda twigisha Mwami, kugira ngo ubwo uzasange turi maso kandi tukwiteguye. Amatabaza yacu arimo amavuta, Uwiteka Nyiringabo, kandi nuko tuzacana amatabaza yacu tugusanganira. Urakoze, tugushimiye ko byumvishe n'imitima Yesu.